Ibihe byiza igitondo gihire kuri wowe wahisemo gukurikira Urumuri Media ngo ikaze mu makuru yacu agezweho yo kuri wa gatandatu. Inkuru ibabaje ni inkuru y'akababaro aho umunyamakuru witwa Jean Lambert Gatare wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye yitabye Imana. Umunyamakuru Jean Lambert Gatare wakoreye ibitangazamakuru birimo na radio y'igihugu yitabye Imana mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 22 Werurwe 2025. Inkuru y'urupfu rw'uyu munyamakuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa gatandatu, bikaba bivugwa ko yazize uburwayi. Jean Lambert Gatare yamenyekanye cyane ubwo yakoraga kuri Radio Rwanda, aho yabaye intumwa y'iki gitangazamakuru yarusha muri Tanzania, ahaberaga impanza z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda. Nyuma yo kuva yarusha, Jean Lambert Gatare yakomereje mu biganiro by'imikino, aho yigaruriye imbaga imitima ya benshi kubera ubuhanga budasanzwe yari afite mu kogeza imipira kuri Radio Rwanda. Kandi uyu munyamakuru Jean Lambert Gatare usibye gukora muri siporo yanakoraga no mu ishami ry'amakuru. Iyi radio y'igihugu yaje kuyivaho mu 2011 ubwo yerekezaga kuri radio ya Isango Star, ari nayo yaje kubera umuyobozi. Gatare kandi kuva mu 2020 yaje kwerekeza mu gitangazamakuru cyandika cyitwa Rushyashya, aho yanabaye umuyobozi wacyo ku nshingano yari asimbuye Burasa John waragishinze. Tubashimiye ko mukurikira amakuru yacu. Niba uri mushya ibuka gufata akanya gato cyane ukande subscribe ndetse ukande no kukazugira kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho bitazajya bigucika. Ciao ciao.